gushyira turmeric mu biryo by'abana n'ibyacijyamo ariko mu by'abana uyu munsi niho turi cyane. Turmeric ni nziza ahantu nakubwira ntuyishyire ni Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza. Ngenda shima Imana meze neza, nta kibazo na kimwe nshinja Imana, nta nicyo nshaka kwiteza, meze neza ni ukuri alhamdulillah kuri buri kimwe, yaba ikiri gucamo n'ikitaracamo. Tujye twibuka gushima Imana kuko iyo umuntu agihumeka umwuka w'abazima aba ari ibintu by'ibidanje. Rero n'abatindiye ntange nitindiye, umwana w'umunyarwanda ndi kwirukanka, umumama ndi gukererwa. Nkumbuye umuntu witwa Tesha na Brian, ibiganiro byenda bikomeye. Hari abantu twifuje ko twazaganira kuri gahorero gatoya ushobora kwifashisha ku mwana. Ubwo umwana ngiye kuvugaho ni kuva ku mwana ufite imyaka 2 kuzamura kugeza ku myaka 8. Murabizi ko abo bana ari bo mfite. Abana banjye bafite imyaka 2 n'amezi makeya, na Kami umukobwa wanjye, inkuru yanjye, imfura yanjye, umukobwa mwiza cyane w'umwana mwiza, umukobwa umfasha kwita kuri bavandimwe biwe. Kami yabaye umuntu mukuru, Imana warakoze. Bitasobanuye ko byose wenda nshaka kuvugira aha ngaha bifata abana bafite ayo mezi. Harimo n'ibyo ushobora gufata ku mwana uvuye ku mezi 6 kugera aho abanjye bageze. Nimbigeraho ndagenda mbivugaho. Ndabizi ko hari benshi bishobora gufasha kandi hari benshi babinsabye, nanabashimira yuko hari ikintu mumbonamo nyine tu. Ndabashimira, muri abantu bakomeye, muri abantu badasanzwe kuri njyewe. Kanicare nk'abamisi, mba mboneye nza kujya muri Miss Rwanda, ikintu cya mbere cyari gutuma bankuramo ari ibintu byo kwicara gutya. Nameze amabere kera ndi mutoya, noneho numva ntakunda nyine ibintu byinshi byo kwambara, numva binjena, bakamubona nambara isutiye, numva biravunanye. Umunsi wa mbere bayinyambika, numva ukuntu banza amasaka n'amasakaramentu, ako nari umunsi wa mbere bayinyambika, numvishije naniwe, numvishije meze nk'umuntu uri ahetse ibintu hano mu bitugu. Noneho mpitamo kuyikuramo, noneho nkajya ngenda gutya kugira ngo mbihishe. Nshiduka rero ubu iyo nicaye rwose gatoya narangaye nirekuye, ni uko nguko bitamera neza. Nimwumva imodoka ihangane, hari igihe umuntu aba yambaye ekuteri ari kumva ikiganiro cyangwa ari kukireba, akajya kumva nko mu moto nk'uwo nguwo uciyemo. Abantu dutuye ku muhanda mujye mutwihanganira. Ubu ngubu rero mbanza ncemo muri make. Ubu abana batangiye ishuri, murumva uko imirire yagendaga mu rugo yarahindutse. Urumva uko byagenda kose akenshi ibintu bafataga mu gitondo nabyo birahinduka. Bitewe n'iki? Ni byiza yuko umenya ikintu umwana wawe ku ishuri yariye. Umwana ataba yanyweye igikoma n'umugati ku ishuri kandi akaba yavuye no mu rugo afashe igikoma n'umugati, nyine bikaba sinzi uko nabivuga, hamwe muri ho abifata agoranye bitewe n'uko byose biba ari bimwe. Abifata hose nyine bikamugora, cyangwa se bikaba byanamugwa nabi. Abaye ari umwana ufite mu nda hiyenda, ashobora kuharwarira constipation, ashobora kuharwarira n'ibindi bintu byinshi. Ikindi ubu no kumunaniza. Nawe ibibazo ubaye ari umuntu mukuru ukava mu rugo kunywa icyayi n'umugati, icyayi wenda cya mukaru, wagera ahantu ugiye ku kazi nabwo ukanywayo iyo mukaru, yandi wanyweye mu rugo n'ubundi n'umugati, uko byagenda kose ntago cya kindi unyweye bwa kabiri ku kazi ukinywa mu rugo se. Reka nyuma kubera ko wenda bakinsukiye kubera ko byagenze gutya. Ariko biba byiza cyane iyo uzi ngo ku ishuri mu gitondo umwana bamuha ibi. Niba umwana wawe atasasta nk'aba hano, urumva saa 4 baba bafite ikintu babaha, rero biba byiza iyo umenye ngo ni igiki, none wowe mu rugo ukamuhindurira. Njyewe ubu ngubu twakoze, ntabwo tugiha abana icyayi n'umugati. Bishobora kubaho
bitewe wenda n'impamvu byaje bitunguranye, icyayi n'umugati cyangwa igikoma n'umugati ntabwo tukibibaha mu mibyizi, bitewe n'uko ku ishuri hari igihe babifata akenshi mu gitondo nyine ku ishuri, nako izo saa yine ku ishuri usanga aribyo bafata. Rero ngewe ubwo narabihinduye, ari naho navuze ngo byarahindutse nyine, ubwo tugiye guhera aho ngaho. Ubu nsigaye nkoresha ibintu bitatu akenshi bigenda bigaruka, ariko nifuza no kuba natangira kwiyambaza izindi mbaraga kugira ngo mbashe kubongereramo ibindi bintu babasha gufata kugira ngo batarambirwa. Iyo umwana ariye ikintu igihe kinini arakirambirwa ku buryo ajya kubirya akarira akagorana n'ibyo byose. Ubu rero twarabihinduye, kanifashisha aho nagiye mbyandika. Nko kuwa mbere, uyu munsi murebye kino kiganiro ni kuwa kane, nko kuwa mbere bariye porridge. Twebwe ukuntu tuyiteka, nimba hari umuntu ubyifuza azambwire mwereke. Njyewe nzi ko ibintu iyo bibaye byinshi mu muntu birangira bibaye nabi, niyo mpamvu nyiteka muri ubu buryo. Turabanza tukayiteka mu mazi ikamara umwanya pe iri mu mazi, igashya ahantu wumva ko ihiye. Ubundi yabibura wenda nk'iminota 2 cyangwa 3 umuntu agashyiramo amata agakomeza akayiteka. Ubwo impamvu nari mvuze gutyo bwa mbere ni ukwanga ko uwo mwanya wose murabizi ishya ifatana imera nk'ishaka gufata hasi. Ntabwo mba nshaka ngo buri uko bari guteka bajye basukamo amata, ntabwo mba nshaka ko abana banjye amata ababamo menshi. Bitewe n'uko bafashe wenda porridge mu gitondo irimo amata, kandi wenda saa sita n'ubundi nibamara kurya mbere yuko bajya kuryama bari bunywa amata. Uribaza uwo mwana uba uri bufata ayo mata wenda tuba ari saa 8, nijoro nimba aryama saa 2 nabwo yafata andi mata, na yandi wamuhaye mu gitondo aragenda akaba menshi, ugasanga bimuguye nabi ku buryo ashobora kubikuriramo uburwayi bukabije. Hari ahantu ntabwo mbizi niba ari ibya nyabyo, ni ahantu nigeze kumva bavuga ngo iyo umuntu ngo anywe amata menshi ngo amaraso aragabanyuka. Simbizi niba ari ibya nyabyo, nanjye ndacyabaririza, ariko njyewe nzi ko nubwo yaba amazi yo kunywa iyo abaye menshi muri wowe ateza ibibazo. Tujye tumenya ko ari ibintu biri mu rugero. Kuwa mbere twabahaye porridge irimo amata nyine. Ubu ngubu basigaye bafata ibyo kurya saa 9. Njyewe nkoresha uko nshoboye, umwana wanjye akava mu rugo ariye ku buryo agera ku ishuri wenda akarya cyangwa se narya, ariko nkumva nyine nuje. Nkunda kubivugaho, abantu murabibwira yanjye murabizi. Noneho saa 7 tugeze hano bariye igitoki n'amakaroni. Natangiye kubategura kuba abantu bakuru, ko ejo n'ejo ubundi bazatangira bige birirwa ku ishuri, urumva ntabwo bazakomeza kubaha ibyo ngewe nabahaga. Nyine babaye abantu bakuru. Ejo bundi narabivuze muri ya video mwabonye, ubundi najyaga mbabrosa nkoresheje amazi y'Inyange ko ariyo tunywa, ni nayo nakoreshaga mbabrosa. Noneho nangiye kubabrosa nkoresha ariyo kuri robine. Abana bandwanye grippe n'inkorora, n'ubu baracyabifite, ariko sinabihagarika, ndashaka bamenyere ko ejo n'ejo ubundi azatangira yiga ku ishuri cyangwa ajya ahandi hantu abe yagenda kuri robine ayafungura yanywe. Nyine ntabwo umwana atangiye ishuri hari ibintu ugomba kumutoza gake gake. Twageze hano tugera hano ubundi iyo nta jam twahuye nayo saa 7 zuzuye mba ngeze hano, bagakuramo uniforme ubundi bakarya. Iyo bamaze kurya rero baba bafite igitotsi, hari n'igihe mbazana bamwe basinziriye. Saa 8 urumva bararya bagakoresha wenda iminota n'iki, bakaryama saa 8. Mbere yuko baryama ducishamo umwanya tukabaha amata. Kwa mbere twabahaye amata, umunsi nabyanditse neza bitameze nk'uko nguko nzabereka. Hano harimo ahantu nagiye mbisiba. Saa 8 tukabaha amata. Kwa mbere niko byagenze. Noneho bakaryama bakabyuka saa 10 bakanywa amazi. Ubundi mbere bari hano bataratangira ishuri saa 4 nabwo banywaga amazi, ariko iyo bari ku ishuri n'ubundi barayanywa. Bagera hano babyuka mbere yo kugira ikindi kintu bafata barabanza bakanywa amazi. Amazi ni ingenzi. Abantu mudaha abana amazi muba muri kubima ibintu byabo, kandi ni uburenganzira bwabo kunywa amazi. Akaba ariko mbabwira. Saa 11 twabahaye ipapayi yonyine itavanze n'ikindi kintu. Noneho kuwa mbere nijoro nari nashyizeho ko bari burye igihaza kirimo ifi, kirimo ibirayi, kirimo karoti,
kirimo poivro n'agatungurusumu gakeya. Ibi biryo n'umwana uri munsi kuva ku mwaka kuzamura yabirya kuko harimo tungurusumu, ariko abaye ari munsi y'umwaka wabimuha udashyizemo tungurusumu, ntabwo byaba ari sawa. Wabimuha ari igihaza, ibirayi, karoti n'ifi, ugashyiramo n'akabureba cyangwa ukabikaranga ukoresheje bureba. Ibyo biryo ndabasezeranyije ko vuba aha ngaha muzabona video yabyo, biraryoha. Ibyo biryo ushobora kubirya uri n'umuntu mukuru, ntabwo ari mpaka abana gusa, nuko ababyeyi benshi cyangwa abantu bakuru batari b'i Kigali abenshi nabonye mudakunda ibihaza. Nanjye ndahasi ndyigihaza, ariko abana nzi ko ari cyiza ndakibaha. Kuwa mbere rero ubwo nibyo nari nashyizeho nijoro, ariko bitewe n'impamvu zajemo zitunguranye ntabwo ari byo bariye, nahise mbisimbuza umuceri n'amashaza. Nshimira Imana ko ubu abana banjye babasha guhekenya amashaza bakayamira. Ubundi mbere wabahaga ibiryo birimo amashaza cyangwa uduteja duto bagahita bigarura. Nijoro saa 2 bagiye kuryama mukubita amata. Ngewe ukuntu mba nabyanditse hejuru haba hariho isaha ya saa 1, hagakurikiraho saa 7, saa 8, saa 10, saa 11, saa 1, hakaza saa 2, noneho hasi nkandikaho kaka. Bashaka kumenya nimba bariye bagakora kaka, kuko batayikoze ubu munsi ukurikiyeho aba ari umuganda, bagomba gushaka ukuntu bayikora ku kibi n'ikiza. Ntabwo aba ari byiza ko uha umwana ibiryo nunakurikirane ngo umenye nimba yabashije no gukora kaka. Iyo ni inama mbahaye. Ni akantu nanjye narebye kuri nyitwita abana, nakundaga kurara ndeba televiziyo, noneho banavutse nkagenda ndeba televiziyo. Nakundaga hari umumama w'umuzungu ntari no kwibuka ukuntu yitwa, niwe nakundaga kureba cyane. Ako kantu ko gukora horeri yaza hasi agashyiraho izina ry'umwana, akamenya nyine nimba yakoze kaka, kuko nanjye nshyiraho amazina yabo yose nkamenya niba nabo uwo munsi bose byagenze neza. Ako kantu ni ingenzi, kandi hari abantu benshi mutakitaho, ku buryo umutantine ugufasha kurera umwana wawe ashaka kukubwira ngo amaze iminsi 3 n'ubundi adakora kaka, cyangwa se ayimaze ayikora babara, bikagutungura. Ukagera kwa muganga ujya kuvuza byakomeye, constipation yo wibaza uburyo kubabaza uri umuntu mukuru, noneho wibaza umwana. Ariko nk'uyu munsi umenye ko atayikoze, ukoresha uko ushoboye ejo ukamuha ibintu byamufasha kugira abashe kuyikora. Rero hamwe nababwiye ngo bishobora kubaho nkabaha umugati bitunguranye nyine, ubwo biba bivuga ngo wenda hari igihe mba nagenze ko ndi bugura ibyo bintu ngomba kubaha, bikarangira amasaha mfashe cyangwa bikarangira hajemo utuntu twinshi. Kuwa kabiri rero saa 9 za mu gitondo nabahaye umugati n'icyayi cy'amata kirimo amajyani, icyayi gihumura neza, icyayi cy'abantu bakuru nyine, ku buryo nabo kimwe kuva byahindutse, ntabwo bikiri amata bashyuhije gutya gusa. Saa 7 bariye ibirayi n'igitoki, ubwo nyine twavuga ngo ni saa 6 twatashye. Bariye ibirayi n'igitoki harimo ibishyimbo. Iyo ufite na avoka uyishyiraho, sibyo ko ngiye Mikayeli wanjye rwose ntabwo akunda avoka, byaranze, ntabwo akunda ibintu biba bimeze nkaho bikonje, ko kera kinywa amata y'ababebe, iyo abaga atarimo agashyuhe ntabwo yayanywaga. Rero navuka rwose ntabwo bakorana. Saa 8 bagiye kuryama, mbere yo kuryama babanje banywa embe. Uyu munsi nari nabasezeranyije ko ndi bubazanire embe, ngira ngo ni nabwo nakoze ya video yabo mwabonye tujya ku ishuri. Ndabagejeje ku ishuri mbasezeranya ko ndi bubagurire embe, ndazizana basinzira mu modoka, birangira bazinyweye bamaze kurya. Ikitajya gihinduka niyo saa ya saa 10 nyine bafatiraho amazi. No kuwa kabiri nabwo bari ipapayi saa 11. Kuwa kabiri nijoro bariye narabisiri banze umwana w'umunyarwanda, bari umuceri n'ibishyimbo. Yego, urumva hari igihe shase mukade gushyuhana, hari igihe inshingano zikubana nyinshi, hari igihe ibintu bikubana byinshi ku munsi umwe, hahandi ugera mu rugo akicara ukavuga ati se Mana yanjye ubu byagenze gute. Ntabwo igihe cyose ibintu bihora bimeze gutya. Naho kuwa kabiri nimugoroba cya gihaza nari nashyizeho kuwa mbere narakigaruye ngishyiraho, nabwo biranga. Naje ikindi kintu cyiza, igihaza ugura kamwe gatoya mu isoko, abantu benshi baravuga ngo n'utw'abana,
kariya ushobora kugakoreshaho kabiri kagahita karangira cyangwa rimwe bitewe n'uko mungana mu rugo. Njyewe rero naragakoresheje naje mara iminsi naribagiwe ko gahari shaka arampfana. Niwo munsi wo kwa kabiri byahise byivanga ndavuga ntabwo twajya gushaka ibiki n'ibiki katubireke. Tuhita twongera turabisimbuka. So kwa gatatu rero mu gitondo bimwe mu bintu abana banjye bakunda biborohera kubifata, iyo bari bifata uwo munsi mbarengerezaho iminota mike yo kubyuka. Kwa gatatu mu gitondo bafashe biscuit n'amata. Biraborohera kubirya, birihuta, biranaryoha. Nubwo guha biscuit cyane nabyo atari byiza, ariko ni byiza kuyimuha bidakabije. Bari biscuit n'amata dufata agasani tugashyiramo amata, tugashyiramo na biscuit, tukabinomba nyine bakabirya bimeze nka kuri umuntu akora cereal. Noneho kwa gatatu saa saba bariye igitoki kirimo dodo. Hano ubundi ubishoboye wowe wakongeramo indagara cyangwa se ifu y'indagara. Nshimira n'umuntu wambwiye ukuntu najya nikorera ifu y'indagara. Gufata indagara ukazoza, ukazanika zikuma, warangiza ukazisya cyangwa ukazisekura, ukazishyira mu biryo by'abana. Ubundi hari ahantu najya kugura ifu iseye, ariko umuntu yarambwiye ati ntabwo ari byiza, ishobora kuba irimo umwanda, ushobora kugira gute, icyiza nuko wajya ubyikorera. Ndagushimira papa we n'umumama, ubwo n'umugore n'umugabo babimbwiye, ndabashimira cyane. Saa 8 kwa gatatu banyweye embe n'ubundi, saa 10 banywa amazi nk'ibisanzwe, saa 11 banyweye yogati. Nimba ibintu byose nagiye kuvuga mwabyumvise, nyine uragerageza uko ushoboye kose ukamenya umwana wawe binakunda n'ibintu byamugirira umumaro mu mubiri wiwe, none ukamenya n'uburyo ugomba kubimuha. Apana kumuha amata saa 6 nimugoroba ukanamukubita nako saa 11 ukamukubitamo yogati. Hari ibintu duha abana byinshi bihuje n'intungamubiri byamujya mu mubiri bigakora igisasu. Ndabashimiye. Ninjoro rero kwa gatatu saa 1 n'ubundi nibwo barya, bariye umuceri n'isosi. Iyo sosi ukuntu yari itetse ni inyama duteka zitogosheje zigashya cyane. Abarimo pavuro, karoti, puwaro, salisa, urunyanya ariko bitogosheje. Noneho iyo sosi kwa ko twe tuyikora ari nyinshi, umuceri ukabamo muke, noneho ku buryo birya bimworoheye, bijya kuba nka boilo ariko harimo umuceri. Inyama ukazikata ari butoya ku ruhande, uyishaka akayirya, utari hawe aracyayirya kwa kundi aho bebe bayihekenya bakayicira, ariko abandi barazimira. Nijoro banyweye amata kwa gatatu saa 2 n'ubundi na ya gahunda nabwiye biri hasi iba yagenze neza cyane. Uyu munsi rero kwa kane bafashe porridge n'ubundi mu gitondo. Saa 6 barafata igitoki kirimo ibirayi, ibishyimbo, hiyongereho saladine. Saladine ni ubwa mbere baraba bayiriye, ndi gushaka nayo kuyibigisha ngo ndebe ko bazayikunda nayo kiyongeramo gakeya bakajya bayirya kabiri mu kwezi. Uyu munsi rero nibwo bari buyitangire, ni nawo munsi nyine turiho. Hanyuma saa 6 barafata amata, saa 10 n'ubundi amazi, saa 11 barafata umuneke, amatunda, n'ipapayi. Nijoro ho n'ababeshye sindakimenya, ariko nari ndi kumva nshaka kubaha makaroni n'inyama ziseye.
izi nyama ziseye Imana imfashe nze kubona uburyo nzabereka ngiye ukuntu nziteka hano mu rugo. Ushobora kuba waziha umwana akazirisha umuceri, akazirisha ubugari, akaba wanamukorera igitoki ukakinomba ukaba wazishyiraho, cyangwa se ukaba yanakozamo ubugari. Ziragira ziba nziza. Niri gushaka gutoza umwana kurya inyama, ngiye nizo zamfashije kugira ngo babashe kuba bamenyera kurya inyama. Hanyuma hari amakuru njya numva bavuga kuri noodles, ntabwo nzi nimba ari aya nyayo, ariko ziri mu bintu mbaha gake. Iyo ushaka kubaha amakaroni, hari zimwe zisanzwe ngufiya zizinze nizo mbaha. Noodles nazo njya nzibaha, hari ukuntu ziba nziza buriya mu gitoki, kubera ukuntu zegerana mu gitoki aba ari iza mbere, ziraryoha bya hatari. So rero kwa gatanu bazafata amata, cornflakes zirimo amata mu gitondo. Hanyuma saa saba bazafata ifi na kawunga. Kawunga ni nziza kuyiha abana, simubizi ukuntu kawunga ari nziza, mujye muyiha abana banyu. Hanyuma saa munani bazafata ji ya watermelon twikoreye. Hanyuma amazi nk'ibisanzwe. Nimugoroba n'ubundi saa 11 ni ji n'ubundi ya watermelon gusa. Saa moya ibirayi, avoka, imiteja n'ikibiringanya na courgette. Ibyo nabyo murabizi, broccoli, chou-fleur, courgette n'ikibiringanya. Kubivanga, hari abantu bashaka kubifata bakabivanga bagateka umuceri ku ruhande, nabyo ukabikora, ariko ugakoresha uko ushoboye nyine bigashya. Yego nibibe nk'iby'abantu bakuru by'uko abihisha cyane, ukanabyoroshya ku buryo umwana nyine abirya izo mboga ntazicire. Ibi byose mbabwiye, ibyo nzabona nshoboye nzabereka n'ukuntu ushaka kubikora, ko hari igihe uba wifuza guha umwana izo mboga ariko ugasanga urazimuha yarwumvamo akarucira cyangwa akabiruka. Murabizi abantu mufite abana, ibiryo byinshi by'imboga abana birabagora. Nibyo bazafata. Kwa gatandatu rero tugeze ubwo muri weekend nanjye kwa ko mba mbizi ko dukenera umugati, abana baba bakeneye n'umugati, nanjye ndabibaha. Umva bamaze icyumweru ku ishuri, wenda hari iminsi babibahaye, ngiye mu rugo ntabwo nabibahaye, nanjye rero hari iminsi yanjye mba nagennye yo kuba nabaha. Kwa gatandatu rero mu gitondo ni igikoma n'umugati. Saa sita umuceri, ishu, epinari, umuceri, ishu, epinari. Ibyo bintu urabivanga bigatuma ishu yegerana ikajya mu muceri neza, ku buryo umwana birya neza atari gukuramo epinari. Epinari hari ukuntu abana banjye bajyaga bayirya ukabona arimo arayikuramo akayijugunya ngo ni igisimba. Udukata ari dutoya, niyo uri kuyiteka buriya ni byiza kuyicucuma, biyongerera gushya bihagije. Bazafata amata saa 8 bagiye kuryama, amazi saa 10 nk'ibisanzwe. Saa 10 ni igikoma kidafite umugati, kidafite n'ibindi bintu byinshi, kuko hari ubwo biba ngombwa umwana ukamworohereza, apana kumupanura igifumu tumbo mbere maisha nyuma. Apana, ntukagira umwana wawe gutyo inshuti y'Imana. Nimugoroba ku gatandatu saa 1, ubwo ni ibiryo bya nijoro, ni ubugari n'amagi. Inshuti zanjye nzabereka ukuntu iyi sosi y'amagi umuntu ayiteka iminota 3, nubwo umwana yaba ari gusinzira ntabwo yananirwa kwihangana ngo abirye, irihuta n'umuntu mukuru ako kanya. Nijoro ni amata na ya gahunda hasi. Ku cyumweru rero, kubera ukuntu Mikayire akunda amandazi we na Inkindi, akenshi Talhawe nyine kubona hari ibintu byamushishikaje biragoye, afite ukuntu yiturije cyane, ibintu bitamucira ishati n'ibiki. Ku cyumweru mu gitondo hari amandazi
iyo tutaguze ayo kwa Nyirangarama hari ayo ngura mu Biryogo. Bashobora gufata, hari ubwo dushobora kubaha ayo mandazi n'igikoma cyangwa se tukabaha ayo mandazi kumwe n'icyayi. Rero ku cyumweru mu gitondo ni icyayi, amandazi. Ubwo muri weekend ho akenshi barya saa sita. Hano twebwe saa sita ibiryo biba byahiye, saa saba biba byashize, udusuye saa saba zuzuye ntiwabona n'akantu kamwe kasigaye. Babashyitsi batunguranye ntabo tujya tugira abashyitsi bari kuri gahunda tukabitegura. Ni igitoki n'amashaza. Hano iyo umuntu ashatse ushobora kongeramo courgette, ushobora kongeramo karoti, nabyo biba ari sawa. Nimugoroba hazajyaho ku cyumweru hashobora kuboneka ji. Ubwo ibyo ndi kubabwira ntabwo ari ibyo kamara ngo iki cyumweru gishire ngo ejo abe ari ibyo basubira mu hoya, birahindagurika. Nk'ubu ngiye muri izi mpapuro zirimo hano zose zagiye zirangira, birahindagurika cyane. Rero ku cyumweru bitewe n'uko imyembe yarabuze, ubundi najya nkora ku kaji ariko byaranze. Nshobora kuzakora smoothie, akaba ariyo bafata, sindamenya iyo ariyo, ariko akenshi bo aba ari umuneke, biswi, ugashyiramo amata, ugashyiramo na ice cream, ubundi umwana akaryoherwa. Ku cyumweru ibyo nteganya kuzakora. Byahinduka bakimenya bakakubita ipapayi n'amatunda. Hanyuma amazi nk'ibisanzwe saa kumi n'imwe niyo y'iyo smoothie bazafata. Noneho nijoro ku cyumweru akenshi ntababeshye, ibiryo byabo byo ku cyumweru akenshi sinkunze kubyandika bitewe n'uko mba nshaka ko duhuza ibiryo, ubundi tukarya turi hamwe nk'umuryango. Buriya gusangiza abana byongera urukundo. Ubu ndashaka gutangira noneho kujya mfata isiniya nkabashyiriraho bose na kami muri weekend, iyo minsi ibiri bakicara hanze ku mukeka bakarya, bakiga kwigaburira, bakabirya babimena, bakabirya amasaha 5 ariko bakabirya kandi bagasangira. Byongera urukundo mu bana, byongera urukundo mu bantu. Wowe n'umugabo wawe mushobora kwicara mu rugo muri babiri rwose mukagira agasiniya kanyu, mwicara mukagasangiriraho, biba ari uburyohe. Abantu rero mwifuje ko nabasangiza kuri hotel ukuntu iba iteye mu rugo, hari iyo ngiyo ushobora no kuyifashisha. Uko ugenda uyikora ni nako ugenda wunguka ibitekerezo. Uyu munsi warebye ikiganiro cya Ketchup ukuntu abikora, ejo wabona undi, ejo wajya kwa Diane ukamureba ugasanga hari ukuntu abikora, akantu yongeramo nawe ukagashyiramo. Ikindi kintu, iki cyumweru nyine na turmeric bafashe kubera ko icyashize akenshi mu biryo yari irimo. Rero ngewe nkunda gushyira turmeric mu biryo by'abana, n'ibyacijyamo, ariko mu by'abana uyu munsi niho turi cyane. Turmeric ni nziza. Ahantu nakubwira ntuyishyire ni mu magi, muri iyo sosi y'ifi, ariko mu gihe ari imvange, mu gihe ari umuceri wabishyiramo. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamere umugisha, kajye kuzana abana, amasaha yamfashe ndimo ndazibara. Ndabakunda cyane. Muhamagare 0792365510 muri Sunlight. Bafite product nziza zimeze neza z'abadamu. Ndabashishikariza rero kujyayo, ndabasaba kujyayo, hari ibintu muri kubura kandi muri Sunlight birahari. Bye, Imana ibamere umugisha, ndabakunda.